Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 14 gisanzwe mu mwaka B. Amasomo matagatifu twateguriwe kuri iki cyumweru, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 2, umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Zaburi ni 123, 122 mu dukubo. Amaso yacu tuyahanze Uhoraho, dutegereje ko ari butugirira impuhwe. Isomo rya 2 turarisanga mu ibaruwa ya 2 mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12, umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Ivanjiri ni ya Mariko, umutwe wa 6, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Twumve icyo amasomo atubwira. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ijwi numvaga rikivuga, umwuka unyinjiramo, bituma mpagarara maze numva wamvugishaga. Arambwira ati, mwana w'umuntu, ngutumye ku Bayisiraheli kuri ibyo birara byanyigometseho. Bona abasekuruza babo banyigometseho kugeza uyu munsi. Urwo rubyaro rufite umutwe ukomeye n'umutima unangiye, ndugutumyeho ngo uzarubwire uti, niko Nyagasani Uhoraho havuze. Bakumva cyangwa batakumva, kuko ari inyoko y'ibirara, ariko nibura bazamenya ko bari mu muhanuzi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, muri iri somo baratwereka ko Abayisiraheli bazamenya ko hari umuhanuzi ubarimo rwagati. Imana ntiboneka ngo ivugane n'abantu, ahubwo yohereza intumwa yayo ngo ivuge mu izina ryayo. Dusabe kugira ngo u Rwanda rwacu ntirukabura abavugira Imana. Isomo rya 2 riravuga riti, bavandimwe, kugira ngo ibintu bihanitse nahishuriwe bitantera kwirarika, nashyizwe umugera mu mubiri, ariyo ntumwa ya Sekibi, ngo ijye inkubita nirinde kwikuza. Ibyo byatumye nsaba Nyagasani 3 kose ngo ankize. Maze aransubiza ati, ingabire yanjye iraguhagije, kuko ububasha bwanjye bwigaragariza cyane cyane mu banyantege nke. Niyo mpamvu mpisemo kwiratira mu ntege nke zanjye, kugira ngo ububasha bwa Kristo bunyituriremo. Bityo mpimbarirwe mu ntege nke zanjye, mu bitutsi, mu mage, mu bitotezo no mu ihagarikamutima mbigirira Kristo. Kuko igihe cyose mba mfite intege nke, aribwo nyine mba nkomeye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, iri somo riratwereka Pawulo mutagatifu uvuga uti, mpisemo kwiratira mu ntege nkeya zanjye, ngo ububasha bwa Kristo bunyituriremo. Pawulo yashoboye byose kuko yegamiye imbaraga za Kristo. Hahirwa intumwa zitiratana intege zazo. Ivanjiri iravuga iti, muri icyo gihe Yezu ajya mu karere k'iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato igeze, atangira kwigishiriza mu isengero. Abenshi ngo bamwumve baratangara cyane, bati, biriya avuga byose abikura he? Buriya buhanga afite na biriya bitangaza akora abikomora he? Uriya se wamubaje tuzi, mwene Mariya, akaba umuvandimwe wa Yakobo na Yozeto na Yuda na Simoni, na bashiki be ntitubatunze? Ibyo bibabera intandaro yo kumwanga. Yezu arababwira ati, nta handi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu gihugu cye, muri bene wabo no mu rugo iwabo. Ntiyashobora kuhakorera igitangaza na kimwe uretse gukiza abarwayi bakeya, abaramburiraho ibiganza. Maze atangazwa no kutemera kwabo. Yazengurukaga insisiro zihegereye yigisha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, ivanjiri ya none irimo amagambo 2 dukwiye gucengera: kwakira no gutangara. Tuyasuzume maze dukuremo inyigisho zishobora kutuyobora mu Bukristo. Kwakira Yezu bivuga kumwemera. Ku isi yose nta bantu bigeze babona umugisha nk'ab'i Nazareti babanye na Yezu imyaka myinshi, bagaturana n'umwana w'Imana, ariko ntibamumenye. Bari bafite amaso ntibamubone,
bakagira amatwi ntibamwumve. Hashize iminsi Yezu avuye iwabo ajya kwigisha mu gihugu cyose, ahakorera n'ibitangaza byinshi. Agarutse gusura iwabo bamwakiriye bate? Bamwakiriye nk'abantu bamufitiye ishyari. Bati Yezu turamuzi. Ko yavutse mu rugo rutagira ubuhanga mu iyobokamana? Ubwo yavuga ate ko ari umuhanuzi? Ko yavutse mu rugo rutagira ubukire? Se ni umubaji gusa turamuzi. Ese yavuga ate ko ari umukiza? Ese ko yavutse mu rugo rutagira ubupfura n'amazina y'abakuru? Tuzi se na nyina turamuzi. Yavuga ate ko ari mwene uhoraho? Banze rero kumwakira nk'umuhanuzi, umukiza n'umwana w'Imana. Kuri bo Yezu ni umuturage waje gusura bene wabo gusa. Kuko batamwakiriye uko bikwiye, Yezu ntiyashoboye kuhakorera ibitangaza. None se koko Yezu agarutse mu bihugu by'iyi si, abantu b'iki gihe bamwakira bate? Ese urubyiruko rwamwita umukiza warwo? Abagabo bamureba bate? Aho bamuha ijambo ngo ababwire? Mbese ye udafite imari yakwakirwa ate n'abacuruzi? Udafite amashuri yakirwa ate n'abaminuje? Benshi bima Yezu umwanya w'umuhanuzi n'uw'umukiza, kandi ari wo mwanya wa mbere w'umwana w'Imana wigize umuntu ngo adukize. Abanyarwanda benshi bakiriye Yezu, ariko imico yabo ntabwo ibigaragaza. Rimwe na rimwe mu Kinyarwanda duca imigani tukavuga tuti amagara ntaguranwa amagana. Naho Yezu we akavuga ati uzahara ubugingo bwe ari njye agirira azabuhorana. Ninde uvuga ukuri? Tukongera tuti nta nkovu y'uruvugo. Naho Yezu ati ujye kwigorora na mugenzi wawe. Ninde uvuga ukuri? Dukwiye kwakira yahe magambo, aya Yezu cyangwa iyi migani y'Abanyarwanda? Bavandimwe, uwakiriye Yezu aba yakiriye umusaraba. Avuka ubwa kabiri, akimukira mu yindi ngoma, akinjira mu wundi muryango, akagira undi mubyeyi, andi maso, andi matwi n'undi mutima. Koko kwakira Yezu birakomeye, ariko nta handi twabona inzira, ukuri n'ubugingo. Ab'i Nazareti banze kwakira Yezu baraheze, naho abamwemeye batashye mu ihirwe ry'ijuru. Ab'i Nazareti baratangaye cyane, na Yezu atangazwa n'ab'i Nazareti. Ab'i Nazareti bati ububasha n'ubwenge bingana kuriya yabikuye he? Bibwiraga ko yabikuye mu rugo iwabo, ariko muri Yezu hakabamwe ibintu bitumvikana byisumbuye iby'isi. Koko Yezu ni umwana wa Mariya, kandi Yezu ni umwana w'Imana. Koko nta mashuri yabaye i Nazareti, ariko Yezu ni ijambo w'Imana. Ab'i Nazareti banze kubyumva, ndetse ntibirushya bibaza Yezu uwo ari we. Ntawegera Yezu ngo amumenye atikuyemo ibitekerezo bye ngo atangire kumwegera. Yezu nawe yatangajwe no kutemera kwabo. Ese Yezu ntashobora byose? Yezu yashoboye kwigisha neza, bigeze aho bavuga bati nta wundi wigeze kuvuga nkawe. Ariko kumva, gushimira no kurata ntibihagije, hagomba kwemera. Yezu ntaduhatira kumwemera, nitwe twenyine twihitiramo. Yezu ashobora kudukunda kugeza ku ndunduro, ariko we ntaduhatira kumukunda. Nitwe twenyine tumwitura umutima w'urukundo. Yezu ahora akora ibitangaza. Icyangombwa kuri twe ni ukumwakira nk'umukiza. Ibyo ni ibyacu bwite. Ninde wakwiyemeza ko ari burareho cyangwa ko ari buca akiriho? Burya iyo bukeye ukiri muzima, Imana ibigukoreye igitangaza gikomeye. Ntawe Imana ifata ku ngufu ngo imwemere. Imana yubaha umuntu wese, ntimuhata, ntikoresha ingufu, ntisingizwa n'abahaswe, isingizwa n'abantu
bakiriye ku bushake umwana wayo mu mutima yabo. None se mwibwiye ko muzataha mu ijuru mutabishatse? Twahamagariwe kuba imfura, ariko tugomba gutanga igisubizo cy'ukuri. Twirinde kuba inyoko y'ibirara, ahubwo dusange Yezu aduhindure maze adukize. Uko Kristo yakiriwe n'Imana mu ngoma y'ijuru, natwe tumwakire mu mitima yacu maze adukize. Bavandimwe rero, Yezu yasuye ab'i Nazareti ahigishiriza neza, bigeze aho batangara cyane ariko ntibamwemera. N'ubu Yezu akomeza gusura abantu. Tumwakira dute? Gutangazwa na Yezu si bibi, ariko icyangombwa ni ukumwemera no kumukurikira. Hano iwacu twakire Yezu umuhanuzi, kuko ari we jambo w'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Eri Padiri Providence Idukomeze, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba. Mugire icyumweru cyiza.